mu binyejana byinshi ndetse no muri iki gihe wiyumviye cyangwa wiboneye uburyo idini ryagiye rigira uruhare rukomeye ku myitwarire ya buri muntu wabayeho cyangwa uriho ku isi. Nyamara mu by'ukuri nta wigeze atekereza cyangwa ngo yibaze niba kuko idini arimo ari ryo ry'ukuri. Ese koko idini y'ukuri ribaho? Ese ubundi inkomoko y'idini ni iyihe? Byabayeho rite? Byatangiye ryari? Byagenze bite kugira ngo muri iki gihe tube dufite amadini menshi angana atya? Ugendeye ku bitabo by'amadini tumenyereye twese, Bibiliya na Korani, bivuga ko idini y'ukuri ari yita ku bakene kandi ikamenya imfubyi ndetse n'abapfakazi. Ese koko mu by'ukuri ugenzuye amadini yacu turwanira kandi tukayashyigikira, wasanga intego yayo ari iyi nk'uko tubisoma mu bitabo byacu? Reka twigarukire muri make twirebera imvo n'imvano ndetse n'inkomoko y'idini. Abahanga mu by'amateka bavuga ko idini yatangiranye n'amateka ya muntu ndetse n'amateka y'ikiremwa muntu ku isi, ndetse hari ibimenyetso bigaragaza ko nta gihe umuntu yigeze abaho ku isi adafite uburyo bwo gusenga. Abahanga bakoze ubushakashatsi babonye ko nta na rimwe higeze habaho abantu aho ariho hose no mu gihe icyo ari cyo cyose batari bafite igitekerezo cy'idini. Tugarutse muri iki gihe cyacu ndetse tukabigereranya n'igihe cyahise, tubona amadini menshi kandi afite ibyo ahuriyeho nubwo atari byose. Reka tuvuge kuri bimwe na bimwe, nubwo tuzabigarukaho mu buryo burambuye mu biganiro byacu bizaza. Ku bijyanye n'ikibazo cyo kumenya inkomoko y'idini, abantu bo mu madini anyuranye bahita batekereza ku mazina y'abantu ashingirwaho kuri buri dini, urugero nka Muhammad, Buddha, Confucius na Yesu cyangwa se Yesu Kristo. Mu madini hafi ya yose dushobora kubonamo umuntu w'ingenzi uvugwaho ko ari we watangije ukwemera nyakuri. Bamwe muri bo bagiye bazana impinduka mu madini yari asanzwe ariho. Abandi bari abahanga mu bya filozofi, abandi bo bari abantu b'intwari bitaga kuri bagenzi babo. Benshi muri bo basize inyandiko cyangwa amagambo, abandi basiga imihango n'ibindi byaje gushingirwaho bikaba urufatiro rw'idini rishya. Nyamara nubwo bimeze bityo, hariho benshi nanone bakoze ibyo twakwita ko ari ibitangaza, ariko birangirira aho ngaho, ntibabibirangirire, ndetse n'inkuru zabo zirangirira aho ngaho, ntibabibirangiriye nka bagenzi babo. Nyamara nubwo bimeze bityo, hari aho bigaragara ko abantu bafashe ibyo bavuze n'ibyo bakoze bakabikabiriza, bakabyongeramo umunyu, bigahinduka inkuru z'amayobera. Nubwo abo bantu bafatwa nk'aho ari bo bashinze amadini akomeye tuzi, inshuro nyinshi usanga inyigisho zabo zarakomotse mu bitekerezo by'amadini yari asanzwe ariho. Nubwo benshi mu bashinze ayo madini bavugaga ko Imana ariyo yabahishuriye izo nyigisho. Urugero nk'uko amateka abitubwira, Buddha yari igikomangoma kandi yababazwaga cyane n'imibereho ibabaje kandi iteye agahinda yabonaga mu baturage bayoborwaga n'idini ry'Abahindu. Idini y'Ababuda yavutse biturutse ku bushakashatsi Buddha yakoze ashakira umuti ibibazo byari byugarije ubuzima bw'abantu. Mu buryo nk'ubwo, Muhammad nawe yabuzwaga amahwemo n'ibikorwa byo gusenga ibigirwamana n'ubwiyandarike yabonaga mu madini yariho mu gihe cye. Nyuma yaho yaje kuvuga ko Imana yamubonekeye, ibyo yamuhishuriye byashyizwe muri Korani biba urufatiro rw'idini rishya rya Islam. Mu buryo nk'ubwo kandi, abaprotesitanti nabo bakomotse ku bakatolika bitewe n'ivugurura ryatangiye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 16 igihe Martin Luther yamaganaga kiliziya katolika yagurishaga indulgensiya. Bityo rero hari amakuru menshi yerekeranye n'inkomoko y'amadini, ariko muri iki gihe uko yagiye atera imbere, abayashinze inyandiko zayo zera zifatwa nk'urufatiro. Ariko se
twigeze twibaza mbere y'ayo madini haba hariho andi madini? Bite n'ayo madini yabayeho mu ntangiriro umuntu akimara kugera ku isi? Uko bigaragara, kugira ngo tubone igisubizo cy'icyo kibazo, nuko tugomba gukora ubushakashatsi tukarenga imipaka ya dini ariho muri iki gihe. Ikindi kandi, uko bigaragara, bifatwa nk'aho kugira ngo umenye inkomoko y'idini, nuko kandi ugomba kwiyambura imigozi n'iminyururu iguhambiriye mu idini rimwe. Benshi babwiwe yuko kugenzura ndetse no kugerageza gutekereza ku nkomoko y'idini ari icyaha gihanwe n'amategeko. Abandi bagatinya guhagarikirwa amasakaramentu, abandi nabo bagatinya gucibwa mu matorero. Nyamara se koko intego y'amadini ariho muri iki gihe iracyari ya yindi yo kwita ku mfubyi ndetse no gufasha abapfakazi, kwita ku bakene ndetse no kundisha abantu no kwigisha abantu gukundana urukundo rwa kivandimwe. Mu biganiro byacu bitaha tuzakomeza turebere hamwe inkomoko y'idini, amadini yabayeho mbere y'uko aya madini tuzi abaho. Icyo usabwa ni kimwe, ni subscribe kuri channel yacu, ubundi tuzakomeza tubane mu kiganiro cyacu tugenzura inkomoko, imvo n'imvano y'idini ndetse n'imyemerere ya buri dini. Ikiganiro cyacu ntabwo gishingiye ku idini runaka, kuko tuzavuga ku madini yose, inkomoko yayo, imvo n'imvano yayo. Wowe komeza ubane natwe, Imana nyir'impuhwe iguha amahoro kandi kugirire neza mu byo ukora byose.